witeka guhire muvandimwe nongeye kunezezwa no kubana nawe muri kano kanya aho tugiye kuganira amagambo y'ubugingo afite umutwe uvuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Invitation izakurikirwa na convocation. Uracyari kumwe na Tuyisenge Eulade. Reka dusenge. Mwami wacu dukunda, mubyeyi mwiza w'impuhwe n'ibabazi nyinshi, turagushimiye kano kanya uhabwa icyubahiro. Ducishijwe bugufi cyane kugira ngo ushyirwe hejuru. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turakuraritse kugira ngo ube umwigisha waryo, kandi umugambi dufite nuko amateka yacu yaba amateka mazima imbere yawe, kandi urugendo tumazemo igihe hano ku isi turifuza kuzarusoresha amateka meza twemewe nawe. Reka kano kanya ijambo ryawe tugiye kubumbura, reka rihinduke ijwi ryawe rivugana n'imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Nkuko mbikubwiye, tugiye kuganira amagambo afite umutwe uvuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Reka tubanze tuvuge gatoya kuri aya magambo abiri. Invitation, iyo umuntu aguhaye invitation buba ari ubutumire bwiza. Urugero, umuntu yakoresheje ubukwe, umuntu afite isabukuru y'amavuko, umuntu se yagize graduation yarangije kwiga, cyangwa se umuntu yagize ibindi birori runaka. Akenshi iyi invitation bari ubutumire ariko bw'ibirori, kandi haba harimo umunezero no kwishima. Rero iyo tuvuze convocation, iyo umuntu aguhaye convocation, akenshi ntabwo biba ari ibirori, ntabwo biba ari ibirori rwose. Akenshi bari ibibazo, ruba ari urubanza, kaba ari akaga. Ribu igikunda gutanga convocation, polisi igikunda gutanga convocation, inkiko zikunda gutanga convocation. Akenshi iyo hawe convocation haba hari ibintu runaka wagirizwa, cyangwa se ushinjwa, cyangwa se ukekwaho, bikaba bikeneye kwisobanura. Iyo dutekereje kuri gacaca yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo imanza zifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi cya 1994, kugira ngo izo manza zirangire, byari ngombwa ko abantu bagenda bahabwa convocation kugira ngo bitabe inkiko cyangwa se ubutabera basobanure ibyo bakekwaho. Rero akenshi habwo benshi birangira bafunzwe. Akenshi iyo hawe convocation habwo birangira ufunzwe, cyangwa se wanatsinda ugataha. Ariko akenshi iyo umuntu hawe convocation ati biro kuko itera ubwoba. Ariko ndagira ngo twifashishe rero ayo magambo abiri maze tuganire. Invitation izakurikirwa na convocation. Amagambo tujye kuganira muri kano kanya ashingiye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 22 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 14. Haranditswe ngo umugani w'ubukwe bw'Umwana w'Umwami. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwira abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho, barigendera. Umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be, barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara cyane, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose bahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umurongo wa 11, wa 12, wa 13 yitabweho cyane. Umwami yinjiye kure abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, ni mumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Ndagira ngo dufate akanya tuganira aya magambo afite umutwe uvuga ngo invitation izakurikirwa na convocation.
ubu bukwe bwari ubukwe butangaje ku butaha hari harimo inyungu zikomeye. Inyungu ya mbere twavuga, imvune zose z'ubu bukwe zari ziri ku mutwe watumiye, nta mvune n'imwe yarebaga watumiwe. Icya kabiri, ubu bukwe buratangaje, bwari ubukwe budakenewemo intwererano. Burya birasanzwe ko akenshi iyo umuntu agwaye invitation, ubwo butumire ntabwo buba buvuze ko ukenewe mu bukwe gusa, mu birori ngo mwishimane, ahubwo babona iyo invitation nayo ibisobanuye ngo akeneye n'inkunga yawe, akeneye intwererano yawe. Muri iki gihe cya COVID-19 aho nabonye bitangaje, iki gihe cya coronavirus biroroshye, gikumwe n'abantu 15, ubukwe bwo ni abantu 30. Hari igihe rero bamwe babigize impamvu yo kuvuga ngo umuntu nambwira ngo afite ubukwe nawe ntiyatinyuka kunyaka intwererano, niyo nayimuha namuhiyoroheje kuko n'ubundi nta depense azashyira mu bukwe bwe. Hakaba ubwo rero umuntu yabona ko habayeho koroherezwa ku buryo n'imvune z'ubukwe zagabanutse. Ariko reka dutekereze, ubu bukwe dusomye muri Matayo 22, uwabuteguye yari yaramaze gutegura ikintu cyose ku buryo nta ntwererano yari akeneye kuba yatumiye. Icya gatatu twavuga kuri ubu bukwe, ubu bukwe hari igihe umuntu atumirwa, yatumirirwa ubukwe runaka bitewe n'umutumiye, akavuga ati ntabwo najyana costume nsanganywe, sinajyana umukenyero nsanganywe, birakwiye ko buriya bukwe n'ubukwe bukomeye, reka nshakishe akambaro, akaba yajya kukadodesha cyangwa se akaba yajya gukodesha, hari n'abajya gutira. Ubu bukwe rero bwo ntibusanzwe, uwabuteguye yari yateguye na costume, umwambaro uzambarwa n'umuntu wese uzataha ubwo bukwe. Ntabwo byari bisanzwe, nta mvune yifuje kwikoreza abari batumiriwe ibyo birori. Ikindi umuntu yavuga, ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ubu bukwe byose byari biteguwe ku buryo nta kibazo cy'ibiryo n'ibyo kunywa cyari gihari. Akenshi bijya bibaho yuko umuntu ataha ubukwe, nigeze numva igihe najya gukora ubukwe umuntu yangiriye inama, arambwira ati uzakora ibintu byawe utagize ureberaho kuko burya hari ibanga ry'ubukwe. Yambwiye amabanga abiri kandi yaramfashije. Irya mbere yarambwiye ngo ubukwe bwose, buriya ubukwe bwose hari icyo buhuriraho, nta bukwe bubura abantu. Icya kabiri yarambwiye ati reka nkubwire ibanga rero Eulade, ubukwe bwose nta bukwe bubura umugayo, ube wabukoze neza ube wabukoze nabi, nta bukwe bubura umugayo. Rero hari abajya batanga imigayo ikurikira, uriya bukwe umugeni yari yambaye neza, n'ibyo kunywa byari bihari, ariko ibiryo bancuze sinariye, umva umugabo ukaba urabonetse ga. Hari n'abarya bakanywa bakabona ibintu byose, ariko bakavuga bati buriya bukwe bwakererewe bwatinze. Abandi bati buriya bukwe umukwe rwose wabonaga yuko akuze, yari akuze cyane ntibaberanye. Ugasanga impamvu ziraboneka, ugasanga ubukwe ntibubura impamvu, ntibubura umugayo. Kandi ubwo n'umuntu uri gutegura ubukwe nawe ndamubwiye, nta bukwe bubura umugayo, uzakore ibintu bihuje n'umutimanama wawe, ntuzipase muremure, buriya abantu ntibanyurwa. Ariko uyu wateguye ubu bukwe ndi kuvuga aha, we yakoze ibishoboka byose kugira ngo nibura umuntu wese uzataha ubukwe bwe azataha yishimye. Ibaze nawe, yateguye ibyo kurya, yateguye ibyo kunywa, yateguye costume, nta ntwererano yatse. Bwari ubukwe budasanzwe. Ubu bukwe bwari ubukwe bwujuje ibyangombwa, ahari hagize abantu bakora ubukwe nk'ubu umenya batabura babutaha. Nubwo rero uyu muntu wateguye ubu bukwe yari yabwiteguye neza, ariko yahuye n'ikibazo gikomeye, turakigarukaho. Hari ingingo rero nifuza ko tuzirikana muri iki gitekerezo cy'uyu mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Icya mbere, iyo tuvuga ubu bukwe hari ikintu twabutekerezaho, uku gutanga ubutumire. Ndagira ngo tubutekereze ubu butumire, iri ni ivugabutumwa. Ni ivugabutumwa ryatangiye kuva kera, Yesu arabyikorera, Yohana yari yarikoze, Yesu ararikora. Ikindi mbabwira, intumwa 12 zirarikora, intumwa 70 zikora ubwo butumire, zikora ibyo vugabutumwa. Abantu bahabwa ubutumire ngo bitegure ubukwe. Mbega ubwo bukwe nshaka kuvuga ni ubuhe? Ndagira ngo ntatinze mbanze mvuga ubu bukwe. Ubu bukwe nshaka kuvuga muri aka kanya ni ubukwe bwa ntama w'Imana.
uwateguye ubukwe ni Imana data wa twese, umukwe ni Yesu Kristo, umugeni ni nde? Umugeni ni umunyabyaha wemeye igitambo cy'Ikaruvali. Uwo ni jyewe cyangwa se wowe. Ariko ikigisho kiravuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Ni ukuvuga ngo kuva umunyabyaha akimara gucumura, dusoma ko Bibiliya itubwira ko umwuka w'Imana yagendagendaga, turi mu gihe cyo kwa Nowa, umwuka w'Imana yagendagendaga, nuvuga ngo Imana irema, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Nuvuga ngo dusoma no mu gihe cyo kwa Nowa yuko umwuka w'Imana yageze ubwo ngo ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko abantu ari abantu b'umubiri. Hari icyo mvuga, kuva umunyabyaha akimara gucumura, umwuka w'Imana akoze umurimo udasanzwe wo kugira ngo atange invitation, atange ubutumire bw'ibirori bikomeye bizahuza umukwe ndetse n'umugeni wacunguwe akava muri bya bise bya ntama w'Imana. Niyo mpamvu dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53 ngo azabona ibituruka mu bisebye bimwishimisha. Nuvuga ngo umuntu wese uzemera ubutumire azaba amaze kwemera ikintu gikomeye, yemeye igitambo cya Kristo. Rero umwuka w'Imana ntacyo yahwemye gukora kandi yagiye akoresha igitangaje. Umaze kwemera ubutumire ahita ahinduka utumira. Ibi biratangaje. Ubu bukwe ntibusanzwe. Yesu yaritumiriye ubwe, intumwa 12 ziratumira, ndetse intumwa 70, abigisha 70 baratumira, n'abandi batandukanye. N'uyu munsi turacyakomeza gutanga ubutumire, amagambo akomeye. Ibyahishuwe 3:20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjire dusangire. Ubwo ni ubutumire bukomeye, kandi dufite ubutumire bukomeye buhebuje turi guhisi muri iyi minsi. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11 haranditswe ngo, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari zo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose. Ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Ndagira ngo nongere nibutse abantu yuko Imana iri gutumira. Hari ibirori bidasanzwe, hari ibirori vuba bidatinze tugiye gutaha. Ni ibirori bidakenewemo inkwererano, ni ibirori bidakenewemo costume umuntu yagiye kwidodeshereza, ni ibirori bidakenewemo kujya gukodesha imodoka, ni ibirori nyiri ibirori yamaze gutegura ibikenewe byose. Niyo mpamvu Imana ikeneye abantu yatuma, kwanza ikeneye abantu bitabira ubwo butumire, bamara kwakira ubwo butumire ikabasaba kujya gutumira. Dusoma muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 8 amagambo avuga ngo, numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti, nije barije utuma. Ndibukisa abantu itoro ry'abadivansi umunsi wa 7 iyi myaka 5 ishize rijya rigira icyerekezo cy'umurimo muri iyo myaka 5. Ndagira ngo nibutse icyerekezo cy'imyaka 5, 2020 2025, icyerekezo cy'imyaka 5 gifitanye isano cyane no gutanga ubutumire bw'ibirori bidasanzwe dutegereje mu minsi mike. Bibiliya ivuga muri Yesaya 6:8 ngo, numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nije barije utuma. Ibi ni ibirori Imana irifuza ko buri wese yavuga ngo, send me, I will go, ntuma nzagenda. Birakwiye ko umuntu abanza kwemera ubutumire, yamara kwemera ubutumire akajya nawe gutumira abandi. None se muvandimwe, waba uri kwemera ubu butumire?
ubu ni ubutumire bw'ivugabutumwa, ni ubutumire umuntu yakira ari uko nawe yamaze kubwakira. Ubisoma neza umaze kwiga Yesaya mbere y'uko avuga ngo maze ndavuga n'igihe bari gutuma hari ibitangaza byamaze gukoreka kuri we. Yesaya 6:5 kugeza 7. Maze ndavuga nti nishyano ndapfuye we kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Iteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi aragaruka aza ahondi afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa arambwira ati dore rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Umva umuntu wakiriye ubutumire. Uwakiriye ubutumire ni uwamaze kumenya ko ari umunyabyaha. Hirya yo kumenya ko ari umunyabyaha, Imana ibabarira igatangaza ko ibyaha bye bibabariwe bitwikiriwe. Noneho ijwi riza rivuga ngo ndatuma nde, uwo muntu ntabwo ashobora kuvuga ngo simpari, ahubwo arasubiza ati nije bari gutuma. None se nawe uzagenda? Rero iki gitekerezo cyo muri Matayo 22 ni igitekerezo cyiza cyane kidukumbuza ibirori bidasanzwe dutegereje mu minsi mike. Rero iyi invitation turi kuvuga ni ubutumire Imana iri gutanga ikoresheje abagaragu bayo, ikoresheje Mwuka Wera, ikoresheje abagaragu bayo. Rero niki cyigisho cyaza kikuzaniye invitation, kikuzaniye ubutumire ngo witegure ibirori bidasanzwe dutegereje mu minsi iri imbere. None suzemera ubu butumire bwa invitation cyangwa urabwanga? Ariko n'ubwanga ndakwibutsa ko invitation izakurikirwa na convocation. Rero iri somo ryatubwiye ikintu gikomeye. Nubwo ubutumire bwatanzwe ariko hari ababwanze. None kwanga irirarika se biraza kutubwira iki? Irirarika ari cyo rigomba kutwigisha. Abantu bose buriya nubwo igitambo cya Yesu cyatanzwe, ariko ntabwo bose bazacyakira. Ntabwo abantu bose bazemera ubutumire, ntabwo abantu bose bazemera kwakira agakiza, ntabwo abantu bose bazemera ko Yesu ibye bibabera inkuru nziza ngo babyakire, bihinduke igitsi ku mutima, bihinduke igihindura imibereho. Twasomye amagambo ababaje avuga ngo maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe, abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanye atwika umudugudu wabo. Ibi nituba tuvuga ibi by'ubutumire turabanza dutekereze ku bigishwa. Abayuda bahawe ubutumire, babuhawe ntibabwakira. Yewe ikintu kibabaje, bafashe Yesu baramubamba, ariko Yesu ntabwo yabambwe n'Abayuda. Ibyaha byacu nibyo yazize, icyakora babishyize mu bikorwa ni Abayuda gito. Ikintu kibabaje gikomeye nshaka kuvuga nuko tusomye ngo uwatanze ubutumire ararakara agaba ingabo ze arimbura umudugudu wabo. Cyasohoye muri 70. Yerusalemu irarimburwa kuko banze ubutumire, banze kwakira intumwa y'ijuru. Uwo Yesu yarabazaniye ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ubwiyunge. Yarakeneye ko biyunga n'Imana bahemukiye, ariko baramubamba. Rero nk'ingaruka barimburiwe umudugudu muri 70. Yerusalemu irarimbuka. Ikintu bazize nuko banze kwakira ubutumire. Rero none se ibyabo ko byarangiye, ibyacu bite? Mbese aho twebwe turi kwakira ubutumire? Biriya Ibyahishuwe 3:20 ntiyahwema kuvuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjire dusangire. None se wowe uzakira invitation? Ni ikibazo. Ariko dushimira Imana yuko habonetse ubundi butumire budasanzwe. Maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, aho muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Ndashimira Imana yuko iby'agakiza ntabwo bizangwa, hari abazabyakira. Burya hari igihe umuntu yanga ibintu akagira ngo n'abandi bazabyanga. Oya, ubona ko ntacyo avuze, ubona yuko ari uwisuzugurwa, abandi babona ari uwifuzwa ibihe byose. Yesu wapfiriye ku musaraba i Karuvari ntabwo ari rushati, ni boss. Hari abamwakiriye ababera boss. Kuri wowe ubona ari mu cyiciro cya mbere, ariko ku bandi bamubona nk'uwifuzwa ibihe byose, bamubona nk'umuntu ukomeye. None biti
hari ikintu mbabwira, ndagira ngo nibwirire abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Mu myaka 5 irangiye hari ikintu numva twatekerezamo, hari ikintu cyashyizwemo imbaraga cyane cyitwa TMI, total member involvement. Ese badivantiste wasanga amagambo twasomye igice cya mbere cya invitation, amagambo twasomye hano hejuru, wasanga invitation twari twarahawe mbere y'imyaka 5, wasanga ihuje neza n'aya magambo twasomye hejuru, ikabikubiyemo abantu benshi banze ubutumire. Ndashimira Imana nubwo twavuze ngo iri tsinda rya mbere ryanze ubutumire, ariko hari abantu bakiriye ubutumire mu itsinda rya mbere. Abigishwa nabo benshi bari Abayahudi, n'abandi batandukanye, ba Nikodemu, ba Yosefu n'abandi, abo nabo bakiriye ubutumire mu itumira rya mbere. Birashoboka ko, ndagira ngo nibutse abadivantisite b'umunsi wa karindwi, Imana twoherereje ubutumire 844. Ubwo butumire buraza burakubita bugera ku bantu bose. Bwari ubutumire burarikira abantu kwakira ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, bwararikiraga abantu kwitegura ibirori bya Yesu Kristo biri hafi kubaho. Ariko si kibazo, abantu barabwakiriye, ntabwo mbizi kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015 bwari ubutumire budasanzwe, itoro ry'abadivantisite ritumirwa ngo ryakire ubutumire. Ariko manda y'imyaka 5, 2015 2020, haje ikindi cyerekezo kitubwira ngo total member involvement. Hashyirwa imbaraga mu kujya gutumira abandi. Byashoboka ko abahandi bahawe ubutumire buvugwa ngo nimugende mu nzira, nuko mujye mu nzira nyabagendwa, aho muri buboneyo bose mubahamagare baze bataho ubukwe. Abagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Igihe tuvugana uyu munsi ndi gukorera ahantu hari icyicaro cya Gatolika gikomeye mu Rwanda. Muri TMI ndibuka ko nasemuye muri ibi bice, njya ngerageza gutegura amavuna ahantu ngo nkore amavuna nk'akozwe icyo gihe umwaka nari ndi gusemuramo, kuko nari ntaraba mu pastori icyo gihe. Ariko hari ikintu cyintungura, amavuna ukurikije ahantu yabereye njya mbikurura, uwayakoreshaga yari umunyamahanga. Nanjye nibwo bwa mbere nari ngeze muri aka gace, nuko byari ibintu bikomeye, abantu bagakubita bakaza. Ni mu Kigatolika, za lancevoi zarakubitaga zari zitunze ahantu hatandukanye, abantu bakaza, abayobozi batandukanye, abantu bakomeye. Ariko njya ngerageza gutegura amavuna nk'ayo, byarananiye, byaranze. Ni ukubera iki? Hari imbaraga yasunikaga, hari imbaraga yari yishe inyuma y'iryo tumira. Bwari ubutumwa buvuga ngo nuko mugende mu nzira nyabagendwa, abo muri bubone bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Njya ngerageza, hari imbaraga yari yatangije iki kintu cyo gusohoka tukagenda guhamagara abandi badivantiste. Aho ntiwasanga twararangaye ku butumire. Ngufitiye inkuru nziza, umuyuda wese wahisemo kwemera kwakira ubutumire yagize amahirwe, ntabwo yigeze arimburirwa umudugudu. Dusoma mu cyigisho cya mbere mu ntambara ikomeye kitubwira irimbuka rya Yerusalemu, amagambo ambwira ngo nta mukristo n'umwe warimbukiye muri Yerusalemu. Uwo mukristo yabonetse ate? Yakiriye ubutumire. None mudivantiste, amakuru yawe n'ubutumire Imana yatanze, aho ntiwasanga turi kurangara ku butumire Imana yaduhaye. Ndagira ngo ngusabe ukanguke, wibaze niba invitation utarayirengagije ukaba utegereje guhabwa convocation. Iki ni ikintu gikomeye nifuza ko umuntu wese atekereza. Ndagira ngo nongere mugaye gato k'imbabazi dusigaranye. Iyo dusomye mu nama z'igitoro hari amagambo atubwira ngo umwuka w'Imana ari gukurwa mu isi gahoro gahoro. Aho ntiwasanga umwuka w'Imana agenda kuvaho gahoro gahoro, ukaba uri hafi kurimburirwa umudugudu nawe. Erega ntabwo uzabona umudugudu witwa Yerusalemu urimbuka ubu ngubu, ahubwo birashoboka ko umudugudu w'umutima wawe wagotwa n'ingabo za Titusi, bikarangira usigara ari umusaka, bikarangira urimbuwe, umwuka w'Imana akawuvaho, bikarangira uri gucirwaho iteka. Amakuru yawe n'ubutumire bw'Imana, ijwi ry'Imana rihora rivuga dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu yumva ijwi ryanjye agakingura nzinjire dusange. Amakuru yawe, isaho waba wumva umutima wawe ugikorwaho n'ubuntu bw'Imana. Nkurarikiye kwiga igitabo cy'umugenzi wiga umugabo wo mu kazitiro. Amagambo yavuze ambera ubwoba, yaravuze ngo Imana yankuyeho kwihana, ubu sinkibasha kwizera. Aho ntiwaba uri gutera intambwe werekera ahantu habi,
aho udashobora kwihana, aho udashobora kwizera. Icyigisho kiravuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Umugabane munini mu bayuda banzirarika, umugabane munini mu badivantiste banzirarika, kandi benshi bakomeje kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko badashaka irirarika. Bari gutanga impamvu, bari kwigira mu rutundo rwabo, bamwe bari kujya kuragira inka zabo, bandi bari kujya mu kazi. Ni izihe nzitwazo uri gutanga imbere y'ubutumire bw'Imana? Ndagira ngo ubwire yuko nta ntwererano Imana igusaba. Oya, ndakwibutsa ko ibyangombwa byose Imana yabitanze. Reka mbabwire, turarikirwa kwemera irarika. Mbese waba wemera gufungura umutima wawe ngo Yesu yinjire? Ukimara kwemera irarika, ugomba guhita winjira muri gahunda nshya y'itoro ry'abadivantiste muri iyi myaka 5 ivuga ngo I will go, nzagenda. Imana iravuga ngo ndatuma ninde watugendera? Ntabwo ushobora gutumwa nawe utakiriye ubutumire. Ukeneye kubanza kumenya ubwiza bw'ubwo butumire, ukabona kujya gutanga ubwo butumire. Hari ikindi kintu nshaka kukubwira muri ubu bukwe. Ubukwe twavuze yuko nyir'ubukwe yari yateguye ikanzu izambarwa. Iyo kanzu se wagomba kuyambara ute? Iyo kanzu wagomba kuyambara ari ukubanje kwiyambura iyo waje wambaye. Iki ni ikintu gikomeye. None se birashoboka yuko waza kwambara ukambarira ku bindi? Ntibishoboka. Iyo dusomye Bibiliya hari iki tubwira? None se kwiyambura byasabwaga bivuga iki uyu munsi? Ko hari ikanzu twateguriwe, iyo kanzu nza kuvugaho mu kanya. None bite? Reka dutekereze neza. Dusabwa kwiyambura. Hari icyumba umuntu yinjiragamo akiyambura akabona kwambara iyo kanzu. Kuko ntabwo umuntu yambarira ku karubanda. Ubwo se wakwiyamburira ku karubanda? Oya, n'iby'agakiza niko bigenda. Birambwira ngo mwituza no mu byiringiro nibwo niho abantu bazahirwa imbaraga. Imana irifuza ko twerana nayo kugira ngo igire igitwambura, igire n'ibyitwambika. Reka dusome Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 9. Hari icyo biri tubwira tugomba kwiyambura. Ariko none mwiyambura ibi byose: umujinya n'uburakari, n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye. Ikintu gikomeye tugomba kwiyambura ni umuntu wa kera, imirimo ye, ya yindi Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:19 kugeza 21. Imirimo ya kamere, ibyo tugomba kubyiyambura: gusambana, gutukana n'ibindi bitandukanye, ubuhehesi, ubusambanyi n'ibindi. Nuri muvandimwe, mbere yuko dutekereza ibirori biri hafi kuza, tugiye gutaha abamesha ibishura byabo maraso ntamba w'Imana, waba warigeze wiyambura? Byagenze bite? Wiyamburiye mu kihe cyumba? Birakwiye ko Yesu yiherana n'umunyabyaha. Uzige Yohana 8 urebe uriya mugore wafashwe asambana. Kugira ngo uriya mugore yiyambure, byasabye ko yinjira mu cyumba, yinjiranamo na Yesu gusa. Uzarebe uburyo Yesu yanditse hasi, abanyabyaha badashaka kwiyambura bakagenda, bagasiga Yesu n'umunyabyaha n'umusambanyikazi bari bonyine, binjira mu cyumba cya bonyine. Umunyabyaha wafashwe asambana ariyambura, maze amaze kwiyambura Yesu agira ibindi amwambika. Birakwiye kugira n'umwiherero na Yesu mwenyine. Hari ibintu dukwiye kwiyambura. Waba wawe yariyambuye? Ariko hari n'ibindi tugomba kwambara. Umurongo wa 10: mukambara umushya, uhindurirwa mushya kugira ngo ugire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'Iyamuremye. Umurongo wa 12: nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza, no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Umurongo wa 14: ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo. Hari ibyo tugomba kwambara. Abagalatiya 5:22 na 23. Tugomba kwambara amahoro, kwizera, urukundo, kwihangana, kwirinda, gukiranuka n'ibindi. Waba wariyambuye urambara? Byari ngombwa yuko umunyabyaha yiyambura kugira ngo yiyambure ibyo yambitswe na Satani, akambikwa ibyo yambikwa na Yesu. Reka tuvuge iyi kanzu gatoya. Niye kanzu umuntu agomba kwambara akazayitahana ubukwe bwa ntamba w'Imana? Twibuke Adamu na Eva mu gatoya muri Edeni, bari bambaye ubwiza bw'Imana, bari bambaye gukiranuka kw'Imana bataracumura. Bakimara gucumura tayari bisanze bambaye ubusa. Kubera iki? Ntibambaye ubusa gusa, ahubwo bambitswe costume ya Satani. Barebe bagerageza kwiremera ubucocero.
bari bamaze kwamburwa ubwiza bw'Imana, bambuwe gukiranirwa kwa Yesu Kristo, bava muri Edeni bambaye ubusa. Cyari ikintu kibabaje. Reka dutaruke tujye ku musaraba i Karuvali. Cyari ikintu gikomeye. Umwami wacu baramushinyagurira, baramukubita, bamucira amacandwe, bamutobora ibiganza, bamutobora ibirenge, bamutera icumu mu rubavu. Satani yamukoreye ibishoboka byose, Yesu baramukwena. Ariko hari ikintu kimwe gusa Satani yasigaje yashaka gukorera Yesu kugira ngo areke gucungura umunyabyaha. Yaramusigarije ikintu kimwe cyitwa kumukoza isoni. Yamukojeje isoni, amwambura ubusa. Ntabwo Yesu yabambwe yambaye urubindo, ahubwo yabambwe yambaye ubusa buri. Satani yashatse kumwambika ubusa kugira ngo Yesu niyirebaho birangire aretse gucungura umunyabyaha. Ariko Yesu kuko yazirikanye ko umuntu yagushije ishyano, akava muri Edeni yambaye ubusa, yataye ikanzu y'ubwiza bw'Imana. Yesu aravuga ati, ntabwo nshobora kugundira kwambara, reka nemere nambara ubusa, mwambarira ubusa, kugira ngo avuye muri Edeni yambaye ubusa mubonere umwambaro azatahana ubukwe bwa ntama w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari icyo byashushanyaga kuba Yesu baramwambuye ubusa, akabambwa yambaye ubusa, kwari kugira ngo umuntu wavuye muri Edeni yambaye ubusa abonerwe umwambaro azasubirana muri Edeni, kuko muri Edeni ntushobora kuhinjira utambaye ubwiza bw'Imana. Rero Yesu yiyambuye ubusa nk'ikimenyetso cy'uko umunyabyaha akwiye kubonerwa umwambaro, akabonerwa ikanzu, azatahana ubukwe bwa ntama w'Imana. Hari ibirori bavandimwe, hari ibirori, hari ubukwe dutegereje. Nyiri ubukwe ni Imana data wa twese, umukwe ni Yesu Kristo. Kandi hari icyo mbibutsa, nta bukwe butagira inkwano. Yesu yarakoye, Karuvali ni ikimenyetso, Karuvali ni inkwano Yesu yakoye umunyabyaha wese. None se muvandi, inkwano ya Yesu izapfa ubusa? Amaraso ya Yesu ni inkwano idasanzwe. Yesu yakoye umugeni we. Umugeni ni umunyabyaha wakiriye ubutumire, akakira ubutumwa bw'imbabazi, akakira ubutumwa Yesu yasize ko bugomba kubwirwa isi. Luka 24:47. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. None muvandi, waba baramaze kwakira ubutumwa Yesu yasize ko bugomba kubwirwa isi, ubutumwa bwo kubabarirwa, ubutumwa bwo kwiyunga n'Imana, ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha, warabwakiriye? Wakiriye ubutumire? Turi muri gahunda nshya y'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, muri gahunda y'imyaka 5. I will go, zagenda. Ariko se wagenda ute? Yesaya yagiye ate? Yagiye amaze kwakira ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bwo kwiyunga n'Imana, amaze kubabarirwa nibwo yagiye. Ntushobora kuba intumwa nzima utaramaze kwakira ubutumwa bw'imbabazi. Ni wakira ubutumire nibwo uzatanga ubutumire. Cyigisho kiravuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Iki ndagira ngo ukiteho muvandimwe. Yesu yarakoye, Karuvali ni ikimenyetso n'inkwano idasanzwe, n'amaraso. Yitanze igitambo kugira ngo umugeni, ni umugeni udasanzwe. None se muvandi, waba ufite ibamya bifatika by'ukuri umugeni wa Kristo? Hari icyo nkubwira. Bibiliya yatubwiye ngo hari abanza nubwo hari mu bagiye guhabwa ubutumire bwa kabiri, habonetsemo n'undi wakiriye ubutumire ariko yirengagiza amabwiriza ya nyiri ibirori. Ndamukubwiraho mu kanya maze kuguha igitekerezo gitoya numvise kera nkiri umwana. Nshobora kutakivuga neza, ariko hari isomo numvise muri icyo gitekerezo ryiyanditse mu bitekerezo byanjye, kandi n'uyu munsi kiramfasha, nawe ngiye kukigufashisha. Ni umusore umwe yageze igihe cyo gushaka, nk'uko natwe twageze igihe cyo gushaka tukajya gutereta. Maze ajya gutereta, cyo twita kurambagira. Agiye kurambagira, ajya mu rugo rumwe rwari rurimo abakobwa beza, umukobwa mukuru n'umukobwa muto. Maze abenguka umukobwa mukuru, yari umukobwa mwiza, maze aramukunda, bahana gahunda yo kuzabana, aramutereta, amwemerera urukundo. Byari ibintu binejeje. Nuko batangira umushinga wo kuzabana. Ababyeyi barabyishimira, ariko adaciye kabiri wa musore agira gahunda ituma ajya mu mahanga. Reka tuvuge ko yagiye kwiga, ariko mbere yuko ajya kwiga abibwira umukobwa, aramubwira ati ngiye kwiga, ariko kuko nzamara igihe ahubwo nakwibagirwa, reka ngusigire ikimenyetso.
amusigira ikanzu nziza arayimwambika, aramubwira tujye uhora wambaye iyi kanzu kugira ngo ningaruka nzakumenye. Nuko uwo mukobwa arayambara, bajya kumuherekeza ku kibuga cy'indege, abantu bari bazi ibyo yamubwiye, maze avuye kumuherekeza umukobwa ageze mu rugo ikanzu ayikuramo ayimanika mu nzu. Nuko bakajya bamubwira bati mukobwa wakwambaye ikanzu ko umusore yavuze ngo ujye uhora uyambaye atazakuyoberwa. Umukobwa ati ndabiyamye, narasabwe kandi mfite ubukwe, mutunganye ibyanyu, ibyanjye byarakemutse. Umukobwa ntakoge, umukobwa ntakisige, umukobwa ntagaca inzara, umukobwa ntakamese, umukobwa ntakiyuhagire, ntakiyogosheshe. Murumuna we akamubwira ati ariko mu muvandimwe ko wagize amahirwe ukabona umugabo wakoze wakwiyitayeho. Umukobwa ati ndakwiyamye, ubabajwe ahubwo n'agashyari, mbabajwe n'ibyawe, ahubwo tunganya ibyawe, ibyanjye byarakemutse, narasabwe mfite ubukwe. Bimara igihe umukobwa ntakoza amenyo, arahoma neza, agira umwanda uratungura. Ako murumuna we kuko yari yikereye umugabo nawe akajya ahora yiyitaho, ukagira ngo ahari niwe ufite ubukwe, akoga akamesa akisukura nk'umuntu ufite ubukwe. Kera kabaye wa musore aviye mu mahanga, itangazo ryo kuza kwe rimenywa na murumuna wa mukobwa mbere yuko mukuru warimenya. Nuko umukobwa muto kuko nawe yari yikeneye umugabo, arirukanka mu nzu, afata ya kanzu ayicokamo, arirukanka ajya ku kibuga cy'indege. Mukuru we nawe hamenye iryo tangazo, nawe arirukanka ajya kureba ikanzu, agiye asanga murumuna we yayitwaye. Aravuga ati ndagowe, ariko nubwo nyibuze sinabura kujya gusanganira sheri. Arirukanka ajya ku kibuga cy'indege, aravuga ati nubwo nta kanzu mfite ariko twamaranye igihe ntabwo ari bunyoberwe. Nuko ageze ku kibuga cy'indege, wa musore ava mu kibuga, ava mu ndege, yarebaga ikanzu, ayikanza barayibonye, aragenda ahobera wa wundi nyiri kanzu, aramuhobera ati sheri yambi, urukumbuzi rwari rwinshi, barishima. Umukobwa nawe ati sheri yambi, umunezero sinakubwira, impano sinakubwira, byari ibirori. Ni igitekerezo cyigisho kiravuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Wa mukobwa mukuru, wa wundi wari ufite ubukwe, wakundanaga na wa musore, nawe barahageze. Ahageze asanga sinakubwira sheri ishusho, impano sinakubwira. Maze umukobwa aravuga ati sheri imvunja zaratongoye, umwanda sinakubwira, reka sinakubwira, ahari yozu uwo munsi. Nuko aravuga ati ntabwo ari uwo, ni umurumura wanjye, ni sheri wawe, mureke suwo. Maze umusore aramubwira ati ntabwo nkuzi, ikimenyetso nasize ni ikanzu nayibonye, kandi nabonye umutima wanjye ukunda, kandi dufitanye ubukwe, jye sinkuzi mva imbere. Birangira wa mukobwa mukuru aririmbye urwabonye, uwiteguye ajya mu bukwe. Mbega icyigisho gikomeye bavandimwe! Aho ntabwo twaba turi kuririmba ngo dufitanye ubukwe na Yesu mu minsi iri imbere, turirimba ngo twarasabwe, twaratsindishirijwe, twarababariwe, dufite ibihamya bifatika by'uko twagiranye amahoro n'Imana, ariko uyu munsi tukaba tudafite umwiteguro. Aho ntiwasanga hari ibintu twagiye turambikanga. Ejo hari icyigisho nize, nagiye gusura abizera banjye mu gace kamwe. Igihe nahageraga ngasura abizera, hari ikintu cyamfashije. Nyinjira nari bikunze cyane, nabonaga umubyeyi ahise azana umukeka akarambura aho hasi, tugapfukama tugasenga. Nuko nakwigisha icyigisho nari nateguye mu minota, nari nateguye, namara kucyigisha maze tukongera tugapfukama ku mukeka. Tena nagera mu wundi muryango nkabona bazanye umukeka bakarambura hasi tugapfukama. Mbega ibintu byambereye byiza. Hari aho nagera ngasanga nta mukeka uhari, ahandi nkahagera ngasanga urahari. Nahigiye icyigisho gikomeye cyane. Nibutse ko kera twajyaga twinjira mu miryango, kera nkiri umurayiki najyaga ninjira mu miryango tugiye gusura abizera, aho turi gukora amavugurura, tugasanga hagiye hari imikeka, twakwinjira tugapfukama bagasenga. Ariko uko iminsi ishira ujya winjira mu miryango asanga hamwe ntibihari. Nahigiye icyigisho gikomeye, nsanga hari ibintu abitwa abageni ba Kristo bagiye barambika hasi uko imyaka yagiye iba myinshi. Muvandi,
ndagira ngo wongere utekereze ibintu wagiye urambika hasi. Aho ntabwo warambitse hasi gusenga, aho ntabwo wagiye urambika hasi ibyo kwiga ijambo ry'Imana. Uriya mukobwa yaririmbaga ngo narasabwe ngo mfite ubukwe, ariko ibyo kwiyitaho no kwitegura abirambika hasi. Ashiduka umwanda waramwuzuye, arwara imvunja, arwara inda, umusatsi urashokongora, inzara sinakubwira, aririmba ngo mfite ikanzu. Mukristo ubwo yageraga ku musaraba mu gitabo cy'umugenzi yaririmbye indirimbo ikomeye, aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Ntabwo ryari iherezo ry'umunezero, yaravuze ngo ni itangiriro. None muvandi, aho ntabwo igihe Yesu yagusabaga urukundo wagize ngo ni iherezo ry'urugendo, ryari itangira ry'urugendo, ntabwo ryari iherezo ry'urugendo. Mbega uburyo abantu bakeneye kwiga iki cyigisho bakamenya yuko abasabwe bose badakora ubukwe, ndetse no ku munsi w'ubukwe burapfa nkanswe uri kuririmba indirimbo ya narasabwe. Mfite ubwoba ko abantu abakristo benshi bazahora baririmba ngo narasabwe 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 naratsindishirizwe narihannye, ariko hari ibintu bagiye barambika hasi. Bavandimwe, reka tugire ikintu dutekerezaho gitoya, twibaze niba nta bintu twagiye turambika hasi. Niba dusoma ko hari imbuto z'umwuka tugomba kwambara, aho urukundo ntiwarurambitse hasi, ibyishimo ntiwabirambitse, amahoro ntiwabirambitse, aho kwihangana ntiwabirambitse, kugira neza ntiwabirambitse, ingeso nziza ntiwazirambitse, aho gukiranuka ntiwabirambitse, aho kwirinda ntiwabirambitse. Hari ikindi kintu nize ku isabato yashize ubwo nagiye gusura abandi bizera. Nahigiye icyigisho, nageze mu isantere nshaka amazi yo kugura mu isantere ndayabura. Nuko ndavuga ntoke ubwo ngiye gusura abizera b'Abadivantiste, umudivantiste nyawe igihe yabatizwaga yarahiriye yuko ihame ryo kwirinda agomba kurigira iwe, kandi kwirinda ni ikintu kijyana no guteka amazi n'ibindi bitandukanye. Ndavuga nta mazi reka nayo kuyashakira mu maduka ndabona nyabuze, reka njye mu bizera banjye ndayabona. Njya mu rugo rwa mbere ndashaka amazi yo kunywa, ati reka ntayo. Njya mu rundi ntayo, njya mu rundi ntayo. Baba we, guteka amazi ni isomo ryigirwa muri garidiyene y'agakiza. Koko abantu basaziye muri garidiyene, n'ibyo muri garidiyene byarabananiye. Ni ukuri ibintu twagiye turambikanga bizadukoraho. Kuko no guteka amazi abantu barabyibagiwe, na leta irabyigisha nkanswe itoro ry'Abadivantiste. Benshi hari ibintu bagiye barambikanga hasi. Igihe hari ibintu warambitse, ndagira ngo utekereze uriya mukobwa mukuru wanze koga no kwiyitaho no kwitegura, aho aririmba ngo narasabwe narasabwe. Mbega uburyo abantu benshi bagiye kubura ubugingo bibatunguye. Ndagira ngo dutekereze, invitation izakurikirwa na convocation. Reka dutekereze iki kintu. Igitabo cy'imigani ya Kristo, icyigisho cya 24 page 156 kugeza 158, hari amagambo makeya nifuza kukubwira. Umugani werekana ko abajya mu birori bose bagomba kwitegura. None se muvandi, aho ntabwo wawuzi yuko ibirori bitegereje nabyo bisaba imyiteguro. Kurikira, abirengagiza ibyo bazajugunywa hanze, abirengagiza imyiteguro bazajugunywa hanze. Umwami wasuzumaga abatumirwa ashushanya umurimo w'urubanza. Abatumirwa nabavuga ko bakorera Imana, nyamara siko bose ari abigishwa nyakuri. Ingororano iheruka itari yatangwa, ni ngombwa gufata icyemezo cy'abazayigiraho umugabane. Icyo cyemezo kigomba gufatwa Kristo ataragaruka. Nuko rero mbere yuko agaruka, ni ngombwa ko hagira ibyemezo bifatwa kuri buri muntu wese wo mu bakurikira Kristo. Umuntu wese agomba kwiyemeza imico agomba kugira no gufata icyemezo cy'ingororano azahabwa zikwiranye n'ibikorwa bye. Igihe abantu bakiri kuri iyi si, urubanza kagenzuzi rurajya mbere mu ijuru. Imibereho y'abayoboke ba Kristo bose inyuzwa imbere y'Imana, igasuzumirwa mu byanditswe mu bitabo byo mu ijuru, maze umuntu wese akagenerwa burundu ibihwanye n'ibyo yakoze. Umwambaro w'ubukwe ushushanya imico itagira amakemwa abayoboke b'ukuri ba Kristo bazagira. Imico ya Kristo niyo ihabwa abamwakira iyo bamwizeye. Bavandimwe, ubu butumirwe twahawe ni ubutumirwe bwiza. Twagize amahirwe duhabwa ubutumirwe, ni ubuntu, ni grace. Twagiriwe ubuntu, ni faveur. Imana itwohereza ubutumirwe, nta ntwererano dusabwa, nta kudodesha imyenda bisabwa. Ibyo byose Imana yarabiringanije. Umwenda wo gukiranuka kwa Yesu Kristo, Yesu yarawuringanije
gukiranuka kwe Imana irifuza kuguha umuntu wese ugushaka. None se muvandi, aho waba witeguye kwakira uko gukiranuka kwa Yesu Kristo? Bite byawe? Ese waba wariyambuye ngo Imana ikwambike kostime yayo? Nta muntu uzigera utaha ibyo birori ataremeye kwiyambura. Abantu benshi banze kwiyambura, ariko twumve iyi kanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Amagambo nabasomeye mu cyigisho giheruka nigishije uwifuzwe byose page 520, harimo amagambo meza mu gika cya 3 avuga ngo ariko Kristo ubwo yazaga ku isi nk'umuntu yabayeho imibereho itunganye kandi agira imico itagira inenge, kandi ibi byose abitanga y'impano ku buntu kubifuza kubyakira. Imibereho ye ihagarara mu cyimbo cy'imibereho y'abantu, bityo abantu babarirwa ibyaha byahise bikomotse kugira neza kw'Imana. Ikirenze ibyo, Kristo atera mu bantu imico y'Imana, yubaka imico y'umuntu ikagendera ku mico y'Imana, maze umuntu agakuza ubwiza n'imbaraga mu by'umwuka, bityo gukiranuka gusabwa n'amategeko kuzurizwa mu wizera Kristo. Imana irakiranuka kandi igatsindishiriza uwizeye Yesu. Ikigisho cyacu mu kizirikane kiravuga ngo invitation izakurikirwa na convocation. None se bizarangiriraho? Imana ireka abantu yahaye ubutumire maze bareke gutyo gusa? Oya rwose. Ntabwo Imana izareka abantu gutyo, abantu yahaye ubutumire. Imana yemeye ku musaraba, yakuye amaso ku mwana wayo iramureka. Ijwi riravuga riti icyaha kirengo ngihane. Imana ntabwo umunyabyaha yigeze avuga ngo nige cyaha bari Yohana. Imana irabyiwe. Yesu ntekereza ko ibyabaye ukurikije uko yemeye kubabazwa, asa n'uwemera kuba icyaha, kuko na Bibiliya avuga ngo Imana yamuhinduye icyaha utigeze kumenya icyaha. Nige cyaha bari Yohana. Rero birangira Imana iretse umwana wayo baramukonjonjora kugira ngo umunyabyaha akire. None se Imana izabireka gutyo gusa? Oya, hari ikizabikurikira. Ntabwo amaraso y'umwana w'intama bizagenda gutyo gusa. Bizarangira Imana igize ikikora. Hari convocation igomba guhabwa umuntu uko byagenda kose. Reka dusome igitabo cy'inama zigirwa itorero, icyigisho cya 3 kivuga ngo itegure gusanganira umwami. Page igitabo ngiye gukoresha ni page 49. Haranditswe ngo nabonye abo mu ijuru bose bishimira ko duhabwa gakiza, none se twe tuzaba nenganenzi, tuzaba tagira icyo bitaho nkaho ari icyoroshye ko dukizwa cyangwa ko tuzimira. Mbese tuzasuzugura igitambo twatangiwe? Bamwe barabikoze, bakinishije imbabazi bagiriwe, maze igitsure cy'Imana kibazaho. Umwuka w'Imana ntazahora aterwa agahinda, niyongera guterwa agahinda ho gato kandi azigendera. Imana nimara gukora ibikwiye byose byo gukiza abantu, niberekanisha imibereho yabo yuko basuzuguye imbabazi Yesu yabagiriye, umugabane wabo uzaba urupfu, bazaba baruguze barukunze. Ruzaba ari urupfu ruteye ubwoba, kuko bazumva umubabaro ukomeye Kristo yagize ariko umusaraba, ashaka kubabonera uko gucungurwa banze. Ubwo nibwo bazamenya yuko babuze ubugingo buhoraho no kuragwa kudapfa. Igitambo gikomeye cyatangiwe gukiza imitima kitwereka agaciro kabo. Igihe umuntu umwe w'igiciro azimiye rimwe, abazimiye iteka. Rero ntabwo Imana izakomeza kurebera. Uwanze invitation azahabwa convocation. Reka dutwumve uburyo uyu mutumirwa yahawe convocation. Matayo 22 umurongo wa 11 kugera 13. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utamba umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utamba umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumuhe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. 14. Kuko abatu ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bakeya. Abandimwe, ndagira ngo mwibutse yuko niwanga kwakira ubutumire bw'Imana, ukanga kwakira iyi invitation uri guhabwa, hari urubanza rugutegereje, kandi urwo rubanza uzahagarara wenyine utagira umuvugizi, uko Yesu azaba yarahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Maze abanze invitation bahabwe convocation, Yesu yahagurutse ku ntebe y'imbabazi, birangire biburaniye. None se bazatsinda urwo rubanza? Oya,
ahubwo bazajugunywa hanze basangira umuriro na satani babana igehinomu maze bakongoke bashye bashire kuko banze invitation convocation ko ntibazashobora gutsinda urwo rubanza bazatsindwa narwo. Mbega uburyo dufite amahirwe kwakira invitation kugira ngo tuzahagarare mu rubanza tudafite ubwoba, dufite umurengezi. Dusoza ndagira ngo kumva aya magambo dusoma mu Byahishuwe 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Haranditswe ngo tunezerwe twishimye tuyihimbaze kuko ubukwe bw'Umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Umurongo wa 9 arambwira ati andika uti hahirwa batorewe ubukwe bw'Umwana w'intama. Muvandimwe twabanye muri iki cyigisho cyavugaga ngo invitation izakurikirwa na convocation. Nagusabiye ngo uzaboneke muri aba banyehirwe, ariko wibuke iki, umugani werekana ko abajya mu birori bose bagomba kwitegura. Abirengagiza ibyo bazajugunywa hanze. Twibuke wa mukobwa muto wagize imibereho yo yitegura mukuru we atabyitayo. Birashoboka ko abadivantiste batari kwitegura ibirori dutegereje. Abagatulika, abadeperi, abaporo, abapantekote bari kwitegura mu gihe witwa mukuru wabo yarangaye avuga ngo narasabwe ntabwo ituma ibirori bibaho. Ntabwo ari garanti. Gusabwa byonyine no gukwa ntibihagije. Dufite ingero z'abakowe ntibakora ubukwe. Hari n'ubukwe bupfa. Hari n'abamara gushyingiranwa ako kanya bagahita bagira divorce. Rero kuririmba ngo narasabwe, narababariwe, oya, izo ndirimbo ntizikenewe. Hakenewe indirimbo ivuga ngo mbanye na Yesu neza uyu munsi, apana ejo hashize. Dukeneye kugira imyiteguro ihoraho ya buri munsi. Nubona umunsi mushyuje ujye ugambirira kubaho witeguye umukwe, kuko umukiza ari hafi. Nkwifurije kuzaboneka muri abanyehirwe, kandi nkwifurije kuzumva ya magambo meza avuga ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Uko niko gusenga kwanjye nisabira kuzaboneka muri ibyo birori, kandi nawe ngusabira kuzabonekamo. Imana dushoboze kugira imyiteguro ikwiriye abageni mu izina rya Yesu. Mwami Imana ishobora byose, mu byo dukunda tugushimiye amahirwe tugize. Twagusabye kubana natwe mu cyigisho, dufite ibihamya bifatika by'uko wabanye natwe. Turakwemereye ngo iyi invitation iri gutangwa muri iyi minsi udushoboze kuyakira mwami. Hari ubutumire bw'ibirori bidasanzwe turi kugenerwa muri iyi minsi, udushoboze kubwakira mwami. Uturinde kuboneka mu mugabane w'abazahabwa convocation. Urubanza rwacu uyu munsi ntabwo batwagira turamutse twakiriye invitation, kubera ko convocation iramutse igeze imbere ya Yesu kuko ari avoka wacu uyu munsi, ni umurengezi yatagaciro, kuko Yesu ahita yitambika. Imana yareba umunyabyaha ikamurebera muri Yesu, maze ikanzura yuko uwo munyabyaha yatsindishijwe na Yesu, maze agahagarara imbere y'Imana na Yesu ari umukiranutsi. Mwami udushoboze buri wese uburyo yakwiga akamenya uburyo yahinduka umukiranutsi imbere yawe. Udushoboze kwinjira muri Yesu, udushoboze kwakira ubutumire, kandi tukimara kubwakira udushoboze kujya muri gahunda nshya ivuga ngo nzagenda uri gushaka ubutuma. Udushoboze kujya natwe gutanga ubu butumire, haboneka umugabane munini uzataha ibirori bya ntama w'Imana. Tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu uri hafi kugaruka. Amen.